Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'urukundo, ngarutse nyishimira mu by'ukuri. Iyo mvuze ngo ndashimira Imana mba numva nyishimye, mba numva ari ishimwe riri ku mutima, mba numva afite ishimwe, mba numva afite ishimwe. Umuririmbyi we yaravuze ngo nyuma uzampa urundi rurimi ngo rwo kumenya, rwo gushima uko bikwiriye, ngo nyuma uzampa urundi rurimi rwo kugushima uko bikwiriye. Ntabwo turamenya gushima Imana nk'uko bikwiriye, gusa ijya ibireba ko ariko tureshya se cyangwa tungana, ariko tuba tuyishimye twibutse iminsi ya kera, tugarurira Imana icyubahiro. Imana ni y'urukundo, niyo kwizerwa, ni Imana nziza ishobora byose. Yigeze ivuga iryo jambo imaze kwambutsa Abisirayeli inyanja itukura, yabwiye Mose ngo nitwishobora byose. Imana ishobora byose mu by'ukuri, yari imaze kubereka ukuboko kwayo, iberetse neza yayo. Rero Imana yacu ishobora byose, Imana yacu irashoboye, ndayishimiye, ihabwa icyubahiro. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice byaho 5, turahera ku murongo wa 5. Reka Manase mugisha udufashe. Yego. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 ari ikimuga. Yari afite ubumuga abumarana imyaka 38. Murongo wa 5. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Mbese urashaka gukira? Murongo wa 7. Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Ntabwo simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije mwiza undi anangamo kumanukamo. Uyu ni umurwayi wagiranye na Yesu ikiganiro. Bagirana ikiganiro, aramubwira ati urashaka gukira, urifuza kuba wabyuka aha hantu? Kubera ko Yesu twasanze amujya inama, murabanza mukaganira, akakubwira ati ngukorere iki, ngire nte, arakubaza, atanga uburenganzira, ntabwo yamuhatirije. Aramubwira ati urashaka gukira. Ariko uyu murwayi yari afite ikibazo cy'uko ngo nta muntu, nta nubwo yari azi ko Yesu ari wagira icyo amumarira. Yumvaga wagira icyo amumarira ari umuntu, kuko yaramushubije mu kiganiro bagiranye, aramubwira ngo simfite umuntu. Umurwayi yaramubwiye ngo databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kujyamo. Nicyo kibazo yari afite. Yumvaga yuko yaza kugira umuntu byari kuba bihagije, ariko siko byari bimeze. Mu by'ukuri ukeneye guhura na Yesu. Nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu ni umukiza w'abamwizera. Yesu ni umukiza w'abamwizera. Abamwizera ni umukiza wabo, arabakiza. Yesu ni umukiza w'abamwizera. Murongo wa 8. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe, ugende. Nta kindi kintu cyabayeho. Bene data murabizi, mukunda gusenga, mukunda, nanjye ndabikunda, mukunda kwiyiriza ubusa, mukunda gufata ibihe, rimwe na rimwe ukayibivamo, warangiza ukabona ntabwo bihindutse, kandi nabyo bitavuga yuko Imana itanakumvise, keretse babifashe utiyejeje, keretse niba hari ikintu kigutandukanya n'Imana.
ariko ubundi amasengesho yose wasenze wiyesheje imbere y'Imana, Imana yaha agaciro. Niyo itavugana nawe ako kanya, niyo utagira mu rugo ngo usanga yabyakemutse, ariko buri haba hari umunsi n'isaha Imana izabikoreraho. Uyu murwayi rero ngo yaramaze igihe kirekire arwaye, arembye mu myaka 38, atagira umuntu, ngo aho hantu abantu yagize n'abantu bamupfuye agasoni, baramuzana bamuryamisha ahantu hari ikidendezi, ngo icyo kidendezi cyabagamo marayika yazaga rimwe, ngo akaza rimwe gusa. Uwo munsi umwe yaza yabirindura amazi, ngo uwatangaga undi kugeramo niwe wakiraga indwara yari yose. Noneho we kubera kutagira umuntu, kutagira umujugunyamo, ngo ubu wajeje akamutanga, wajeje ubundi akamutanga, ariko we ngo arahamara iminsi. Umwaka urashira, uje nyuma y'ukwezi akamutangamo, uje uwo munsi akamutangamo, kubera kutagira umuntu. Kubera kutagira umuntu ngo arahibera, arahaba kandi disi hari ubutabazi bw'Imana, ariko arahaba kandi buno kuri ndabizi neza ikintu cyakakugira umumaro kirahari, icyagushyigikira kirahari, nuko Yesu ataraguhuza nacyo, nuko Yesu atarategeka, nuko Yesu atarahagera. Ariko ubundi utabazi bwawe muri kumwe, buri hafi aho, mutware wawe muri kumwe, wo muzabana muri kumwe, fiyanse wawe ntugire ngo ari kure. Imana yo mu ijuru yamuzana n'uyu munsi yabikora, ari hafi yawe. Utabazi wikeneye guhura na Yesu. Yesu ni umukiza w'abamukunda, w'abamwizera. Yesu ni umukiza w'abamwizera. Muri byazo ngo twizeye amagambo ye nkuko yatubwiye, twizeye amagambo ye, twizeye amagambo ya Yesu nkuko yatubwiye. Imana rero itugirire neza, Imana idushyigikire, Imana idushoboze, twizere. Yesu ni umukiza w'abamwizera, Yesu ni umukiza w'amukunda. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Kristo wacu ahabwa icyubahiro. Aramubwira ngo haguruka wigendere, haguruka urakize, ngo yikore uburiri bwe. Nta yindi minsi tubona uyu muntu yongeye gusenga, nta yindi minsi tubona uyu muntu yongeye kuba imbere y'Imana, ahubwo ahise afata uburiri bwe ahaguruka arigendera. Kubera iki? Kubera ko yahuye na Yesu. Ndagira ngo wizere Yesu Kristo umwami n'umukiza. Arakiza, ahagurutsa umuntu ku gisasiro, amara ubukene, amara agahinda. Ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi. Wizere Kristo nk'umwami, wizere Kristo ni umukiza wacu. Imana ishimwe kandi ahabwa icyubahiro. Ndagira ngo uyu munsi wongere kwizera Yesu ni umukiza w'abamwizera. Yesu ni umukiza w'abamwizera. Arakiza. Yakijije uyu murwayi yari amaze imyaka 38, ababaye, aryamye, arushye, aremerewe, atagira uwo yirukira, atagira uwo abwira. Yesu ndamushima ko ajya yumva ikibazo. Ariko umusaraba inyabihanga yaravuze ngo yemwe barushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Erega Yesu ajya aruhura. Yewe wa mukobwa wari ubizi ko Yesu aruhura? Urabizi mubyeyi, wa mubyeyi urushye, urabizi ko Yesu ajya aruhura wa mugabo we, agakura umuntu mu isoni, akamuteturura, kamukiza indwara zikomeye. Yesu ajya akiza, ni umukiza w'amwizera. N'umwizera nk'umwami n'umukiza wawe, aragukiza ubwo burwayi bukomeye. Yakijije uyu murwayi wari umaze imyaka 38, ngo ababaye. Ndagira ngo nawe uyu munsi wa none wizere Kristo. Ngarutse mubwira ngo izere Kristo, izere Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, mwizere. Yageze ku barushye arabaruhura, abarwayi akabakiza, indushyi akaziruhura. Ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi n'abatagira shinge na rugero. Ndagira ngo uyu munsi umwizere, ngo arabimenya, amenya ko umuntu amaze imyaka 38, ngo yarahageze yigendera, yihitira, ahita amenya ikibazo umuntu. Nuhura na Yesu azamenya ibyawe. Hamagara Yesu azarebe. Niko umuririmbyi wa korasi yavuze, yavuze ngo hamagara Yesu azarebe. Ukeneye ko Yesu amenya ibyawe gusa, nta kindi. Urarushye, isi igeze kure, urabona iri kugusiga, urabona iterambere utari rimwo, hamagara Yesu azarebe, arabimenya.
n'umukiza w'abamwizera. Mana ishimwe. Reka dusome ijambo riri mu gitabo cya Mariko yego turasoma Mariko naho ni ibice 5 turahera ku murongo waho wa 25. Yego umutwe w'ijambo uravuga ati Yesu akiza umugore umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo. Murongo wa 25. Nuko hariho umugore wari mu mugongo. Wari ubimaranye imyaka 12. Wari ubimaranye imyaka 12. Ni ikintu gikomeye. Wari ubimaranye wowe icyo kibazo cyane ntabwo nzi imyaka ukimaranye. Ariko Yesu akirije umuntu wa myaka 38 urwaye uryamye ahantu hari ikimuga teguka tagira umwegura tagira umushyira ku kazuba. Yesu ahageze aramubwira ngo ikorere ubwo buriri wigendere. Aragenda. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo akiza umugore wari umaze imyaka 12 ngo ari mugongo ababara arwaye arushye afite uwo mubabaro. Mwene data Yesu arakiza. Yesu ni umukiza ababaye. Arangije umurongo waho wa 26 twavuze ngo iki? Ababazwa n'abavuzi cyane. Benshi bageragezaga kumukiza. Baramurisha ibintu bye byose. Bamumarisha ibintu bye byose. Maze abitangamo ingemu. Ariko ntibagira icyo bamumarira. Afata umutungo we uyu mugore arivuza. Ariko ngo ntibyagira icyo bimara. Afata umutungo we afata ibyo byose ngo agurisha amazu, agurisha amasafuriya, agurisha intebe, agurisha ibitanda, agurisha imyambaro ashaka ko yakira icyago yari afite. Abantu ngo abaganga barababazwa n'abaganga bamuvura bagerageza kumuvura. Umubwira ati ryama, umubwira ati hagarara, umubwira ati babizi umuganga kuvura aruza agakoresha systeme yizemwo. Ati uze wanyura amazi menshi, uze ntacyo washyize mu ndu, uze byose ngo akabikora. Uyu munsi uze utaranywa amazi, uze ntacyo washyize mu ndu. Uyu munsi umubiri muririmbye yaravuze ngo umubiri we nagukundaga ari kuranga ukabora. Uyu mubiri ntukagutandukanye n'urukundo rw'Imana. Tuzawuvamo dusange Kristo. Ubuzima tuzimurwa duse nawe. Ntibukagutandukanye n'urukundo rw'Imana. Ngo nukubuza imyambaro ushaka, nukubuza ibyo kurya ushaka. Uyu mugore yari umutunzi, yari umukire, ariko ararwara. Amaze kurwara ngo indwara yanga gukira, imara imyaka 12 muriho. Yari indwara mbi yandura, uyirwaye ntiyajyaga mu bandi, yahabwaga akato. Ariko amara imyaka 12 ari ahantu atisanzura mu bandi. Byari ibibazo, byari bimukomereye. Ngo ariko yumva inkuru za Yesu, yumvise amakuru ayashyira ku mutima. Gitunga amakuru y'Isiyoni. Muririmbye yavuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa kuratagera umwijima, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Iwe yari afite ibyiringiro ngo umunsi umwe nzinjira mu murwa. Yahoraga ashaka kumenya amakuru y'umurwa. Aravuga ati ariko uko biri kose umunsi umwe nzinjira mu murwa. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe nzakinjiramo. Abantu bazajya muri uwo murwa bazaba bambaye imyeru gusa. Umuntu ufite imyenda itari umweru ntabwo azajya mu icyo gihugu, ariko umurwa urahari.
hari igihugu cyiza tutazongera kubabara, kurwara, guhura n'ibibazo bya bindi duhura nabyo bya buri munsi. Ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cy'umunezero, tuzakijyamo. Data yagituteguriye. Umudamu ngo amenya amakuru, amaze iminsi arwaye, amaze iminsi ababaye, amaze iminsi yaramaze ibintu bye byose, yarasigaye iheruheru kubera uburwayi. Jya ushima Imana. Njya nkunda kubwira abantu, ntukabure icyo ushimira Imana. Ngo ubyuke wumve nta kintu washimira Imana. Oya, jya ushima kuryama no kubyuka byonyine. Nubona uri amahoro, ukabona abana ni bazima, ukabona umutware wawe ni muzima, cyangwa nawe ukumva uri muzima, ushimira Imana byonyine. Wakubwira uriya mwuka duhumeka iyo ugiye kwa muganga, iriya fagitire ushobora no kutabona icyo yishyura. Uyu mwuka duhumeka Imana iduhera ubuntu. Urahenze iyo byagiye mu kugurishwa, iyo wabaye wawukongereye urahenda rwose. Aho wakwibuza hose uyu mwuka urahenda iyo wawukongereye. Ariko Imana yawuguhaye ku buntu, uraryama ukabyuka ureba, amaso yawe ntawe ukurandase, amaboko yawe ari gukora neza, amaguru ari mazima, uticaye mu kagare, n'abakicaramo barashima, n'ubafite ubumuga barashima. Ariko wowe uri muzima, warangiza ukarakara ngo nta kimana yakoze. Imana ikubabarire. Umudamu rero ngo amenye amakuru. Twari tugeze ku murongo wa 20. Ku murongo wa 27. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, aturuka Yesu inyuma, akora ku mwenda we. Umurongo wa 28. Kuko yari yibwiye ati ninkora ku mwenda we gusa ndakira. Umurongo wa 29. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Nani ishimwe. Amen. Umudamu yarahagurutse aragenda, ngo amare kugenda aravuga ati byari byose namenye amakuru. Burya ni ukuri, yuza amakuru yahujya urugendo rushobora. Abantu benshi impamvu basubira inyuma, barabwira ngo Imana igira neza, bakabwira ati umaze gukizwa rwose ntukizwa uragubwa neza, ndetse cyangwa wowe ukanareba ugasanga mwene so mwabanaga yarakirijwe abaye murokore, hanyuma ukabona ubuzima bwarahindutse. Ariko ukagenda utazi amakuru neza. Muri Yesu birahinduka, biranashoboka, ariko bigusaba kuba ufite amakuru neza. Iyo ufite amakuru ye. Muribuka abasore batatu, Shadraka na Meshake na Abedenego, bari batunze Imana bafite amakuru yayo. Bari bayizi ko ariyo kwizerwa, bari bayizi ko ariyo kwiringirwa. Kuko bageze aho ngaho barababwira ngo Shadraka na Meshake na Abedenego, ninde wabagira inama yo kutubararira ibishushanyo? Bati ngaho tubahaye andi mahirwe, nimwumva amakondera n'amababura bivuze namwe mwubarare. Barahira umwami bati ni ukuri Nyagasani mwami, ntabwo dushobora kubararira ibigirwamana. Barabyanga kubera iki? Bari bafite amakuru. Iyo udafite amakuru, ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kugusubiza inyuma kandi uri umukristo. Ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuguca intege. Wajya mu iteraniro, wabona mwene se akubwiye nabi ukabivamo, umushumba wawe yaguhugura ukumva ntibigenda neza ukabivamo. Ariko iyo ufite amakuru yo mu ijuru, amakuru y'uwaguhamagaye Kristo, uyu mugore kugira ngo yifatire umwanzuro nuko yamenye amakuru. Ngo yamenye amakuru, amenya amakuru yuko Yesu akiza, ari umwana w'Imana, yibikaho. Arangije ngo arihagurukira ubwe, ntawe yari kubwira ngo njyana muri iryo teraniro ngo yemere. Ariko ngo yarahagurutse aragenda avuga ati nkurikije imbaraga zimurimo numvise, nimukoraho gusa nkamukora ku mwenda ndakira. Agira kwizera. Yesu ni umukiza w'abamwizera. Uyu mugore yakijwe no kwizera. Mureke twizere Imana, mureke tuyihange amaso. Ngo muturuke nyuma, ni ikintu gikomeye. Yumvise ibya Yesu,
araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we kuko yari yibwiye ati ninkora ku mwenda we gusa ndakira. 29. uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri we yuko akiza cya cyago amenya ko cya cyago kimuvuye mu mubiri. ubundi twahuye na Yesu hari ibyago bituvaho. iyo duhuye na Yesu hari ibyago bihunga. iyo duhuye na Yesu hari ibyago bitatwegera. iyo duhuye na Yesu hari ibyago bijya kure. uwo mwanya amenya mu mubiri we ko cya cyago kimuvuyeho. yari amaranye imyaka 12 arwaye, yari imazeho ibintu, nta kantu asigaranye mu rugo rwe. ariko kugenda agakora kuri Yesu yamenye neza ko ari cyo Yesu akoze. rero narije kukubwira ngo Yesu ni umukiza w'abamwizera. izere Yesu. ufite ibibazo, hari icyago kikuriho, hari umutima uhagaze ufite, uri gutinya ibihe bikuri imbere, uri gutinya ibibazo, uri gutinya iyo ndwara, izere Yesu arakiza, ajya akiza indwara. ntaho Yesu ari binanirana. Yesu wamubonye ugahura nawe ibintu byose bitabikunda. nagira ngo umwizere, ni wo kwizerwa. nagira ngo musengere Imana. reka dusenge, duhamagare Yesu, tumwinginge aze atwegere. reka dusenge mu by'ukuri, duhamagare Kristo ni umukiza, ni umwami. urakoze Mana, ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri, mu izina rya Yesu Kristo. uyu muntu urwaye umukize, uyu muntu urushye umuruhure, uyu muntu urushye Mana arikoreye imitwaro y'ibyaha, umukureho ibi byaha. wongere abantu agakiza, abantu kwizera, abantu ubugingo kandi bwinshi. ruhuriye umugore, ruhuriye umugabo, ruhuriye umukobwa, ruhuriye umusore Kristo. ijambo ryawe ravuga ngo waje mu bawe ngo ariko bawe ntibabimenya, ngo ariko babimenye ngo bahaye ubushobozi n'ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. urakoze Kristo, uri umunyembaraga, uri Kristo w'i Nazareti. dasika bonefoya, uri Imana yacu bwite, nta kijya kikunanira. uri Imana. urakoze Mana, urakoze ko hari umuntu ukozeho, urakoze ko hari umuntu ukijije, urakoze ko hari umuntu ukuye mu mayira abiri, urakoze ko hari umuntu ukuye mu manza, urakoze ko hari umuntu urenganuye uyu munsi agahura nawe. icyubahiro kibi cyawe ndabigushimiye mu izina rya Yesu. amen. Yesu akugirire neza, nawe agukoreho, nawe umubone. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. reka mbahe telefone ishobora kukugira inama cyangwa gufasha. ni 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 931. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.